tubashimiye kuba mudukurikiye kuri RW Motivation. Tubahaye ikaze. Uyu munsi turaganira kuri bimwe mu bitekerezo abenshi bimika bikaba byagwa nabo ubuzima bwabo, bikaba byabatera indwara cyangwa se bikabahungabanya mu bundi buryo. Waruzi ko se mu kuvura abarwayi uruhare rw'imbaraga z'intekerezo rutagomba kwirengagizwa, kuko iyo zikoreshejwe neza zihinduka umwe mu miti y'agatangaza ihangana n'indwara. Mwabyiyumviye neza rero impamvu ari ingenzi ko tuganira kuri ibi. Hari indwara nyinshi zirimo n'izikomeye zikomoka mu ntekerezo, kandi akenshi nyir'ukuzirwara yari afite uburyo bwo kuzirinda. Dore zimwe mu mpamvu akenshi zitera indwara benshi batazi cyangwa badaha agaciro. Hari ibyitwa kwibwira cyangwa se imaginations. Rimwe na rimwe gutekereza bitera indwara. Benshi bakomeza kuba ibimuga mu buzima bwabo, kandi bari kugira ubuzima bwiza iyaba bemeraga gutekereza neza. Kwibwira kose si kubi, oya, ahubwo kwibwira ibibi, iby'urucantege, ibiteye ubwoba n'ibindi nkabyo nibyo biteza akaga. Ibi biroroshye kubyumva igihe ufite ibyiyumviro byiza cyangwa hari icyakunejeje, hari uko wiyumva bikagaragarira n'abandi kunezerewe. Ni nako ibyiyumviro bihindanye byangiriza ubutaraga bw'impagarike. Bishobora gutuma umutima utera cyane, umuvuduko w'amaraso ukiyongera, ukaribwa umutwe ndetse n'ibindi. Menya ko umutima unezerewe ari umuti mwiza, naho umutima ubabaye utera konda. Byanditse mu gitabo cy'imigani. Ubwoba. Iyi n'indi mpamvu itera indwara abantu benshi batitaho. Ni koko ufite ubwenge agira n'ubwoba, ariko ubwoba buvugwa aha ni ubwoba ahanini budafite impamvu. Ni nayo mpamvu butabonerwa intsinzi, bukaba icyago ku wabwimakaje. Dore urugero, hari ababaho badashira amakenga ejo hazaza, bagahora babona ibiteye ubwoba bibategereje. Niba uyu munsi afite akazi, yibona ejo yirukanwe. Niba yagize amahirwe make akaba afite uwo mu muryango w'urwaye, abona ejo uwo muntu atakiriho. Ibyo n'ibindi bisa nabyo biteye ubwoba byigarurira intekerezo, bigatuma umuntu asa n'uri muri gereza y'icyo cyitwa ubwoba. Bibiliya iti abejo baziganyira iby'ejo. Ubundi se ninde yakubwiye ko ushobora kubaho iminsi irenze umwe icyarimwe? Ikindi tuvuga ni ubujiji. Ubujiji buvugwa aha ngaha ni ubujiji bwo kutamenya uko ukwiriye gufata impagarike yawe. Umuntu ajya ku isoko akagura igikoresho nk'imodoka, agafata umwanya wo kubaza no gusobanuza ibijyanye n'iby'imodoka ikenera kugira ngo izarambe kandi imugirire umumaro. Ariko igitangaje ni uko ari bake cyane bafata umwanya, nubwo waba muto, bibaza kuko bafata neza impagarike yabo, kuko ubuzima bwiza ari ubutunzi n'igishoro gitangaje. Ikindi ni urwango ndetse n'inzika. Hari bamwe bari muri gereza y'urwango n'inzika z'ibyabaye igihe cyashize. Barahemukiwe byiharatura mu ntekerezo. Iminsi ishira, urwango n'inzika byo byiyongera. Menya ko inzika ikugirira nabi kuruta uko igirira nabi uwo warakariye. Uwaguteye kurakara ashobora kuba atakibuka ko yakubabaje, akaba yikomereje ubuzima, naho wowe ugakomeza gushengurwa n'intimba wiziritse ku byahise. Reka nkubwire, abakugiriye nabi mu gihe cyashize ntibashobora gukomeza kukubabaza keretse iyo wihambiriye ku mubabaro baguteye kubwo kubika inzika. Ibyahise byarahise, nta gishobora kubihindura. Nta kindi ubusharire bukumarira uretse kukwicisha umubabaro gusa. Igakubabarira uzaba wigiriye neza. Hari ikindi, ishyari. Bibiliya iti umutima utuje ni wo bugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufwa. Ni igice cya 14 umurongo wa 30 mu gitabo cy'imigani. Ishyari ryagutera kwiheba, ukabura amahoro n'umutuzo mu buzima,
ukibwira ibibi ku bandi ugashira bashisha. Dore icyo utari uzi ariko ukwiriye kumenya: ishyari ryirukana ishyaka, ukaba indorerezi aho utatumwe, ukifuza ibyo utaruhiye, bityo ukaba uruhiye ubusa. Ishyari ni ishyano, aho riri ntihabishya. Ikindi ni ukurebera ibintu mu ruhande rubi. Ushobora kwibwira ko bitabaho guhombera mu mahirwe, ariko bibaho cyane, ndetse hari henshi byiganje. Hari abahora bigaburira ibitekerezo by'urucantege, bagahahamuka n'igihe bagize umugisha n'amahirwe. Ngahibaze iyo bene abo bahuye n'ingorane, bibabera umutwaro udaterurwa, bakumva ubuzima bwabo burangiye, kuko impande zose bahabona ibiteye ubwoba gusa. Ibyakabahumurije bumva bihuma, bakumva umutekano ari uguhunga, kandi icyo bahunga ari intekerezo zabo ubwabo. Wibwira ko intekerezo wagenda ukazisiga se? Ntibibaho. Icyakora ushobora kuzindurira icyerekezo, niwo mutekano rukumbi. Dore icyo ukwiriye gukora: ujye wimenyereza kwibwira ibyiza, bizaguha amahoro, bikurinde n'indwara. Menya ko ubuzima bwiza ari umusingi w'ibyo wifuza kugeraho byose. Ngaho burinde. Ibyahise byaragiye, reka guhendahendera umushyitsi wasezeye kurara. Kutabyumvise neza, reka gutuza mu ntekerezo ibyarangiye kera. Zirikana ko ishyari ari ishyano, aho riri ntihabishya. Shaka icyiza nubwo cyaba kimwe mu bikubaho byose, uzabaho unezerewe kandi uguwe neza. Iyi ni RW Motivation.